episode ya kabiri nzagupfira. Ndirukana wa musore amanura ibirahuri by'imodoka yari atwaye, apepera amahoro akeye, gusa kuko uwo mwari yasaga n'uwataye umutwe ntiyabibonye. Ibyo byatumye Kevin asohoka muri iyo modoka agenda asatira amahoro akeye. Amugezeho yasanze uwo mwana ari guhumeka insigane, aramusuhuza maze amahoro akeye aramubwira ati, wakwihanganye kugora maze ukandangira aho naca nambuka ko hano mbona hari guca imodoka nyinshi. Uwo musore nawe yahise amubwira ati, yego ndabikora rwose, ariko se uri kujya he? Wasanga aho uri kugana badaca muri iyi nzira. Amahoro akeye ati, nabyo birashoboka, gusa bambwiye ko ningera Nyabugogo ntega imodoka ijya Gikondo, gusa imodoka yatuzanye ntabwo yatugejeje muri gare ngo kuko nta byangombwa byuzuye shoferi yari afite. Abamenyereye uyu mujyi batambutse kare, gusa njye ntakubeshye byancanze n'ukuri. Uwo musore yahise abwira uwo mukobwa ati, birumvikana kandi ibyo ni ibintu bisanzwe, nta n'ikosa ufite, ahubwo rifite shoferi kuko niwe wakuyobeje. Rero niba ugiye Gikondo ngwino nkugezeyo. Undi yabanje kugira impungenge ko yaba ari umugizi wa nabi cyangwa se akaba afite ibindi agamije, niko kumubwira ati, murakoze gusa mfite tike ingezayo, nashakaga unyereka aho bazitegera, ibi ni ndirwanaho. Uwo musore yahise amubwira ati, hangane gato, parike iriya modoka kuri iriya sitasiyo ya esanse maze nzi nkwereke aho ziba ziri. Umusore yasize amahoro akeye, maze nyuma y'iminota mike aba aragarutse ati, ngaho ngwino nkakwereke, ndetse yahise amubwira ati, zana ku gakapu nkagutwaza. Gusa amahoro akeye yasaga n'utarizera uwo musore. Bageze muri gare ya Nyabugogo, uwo musore yerekeje aho imodoka zijya Gikondo ziparika maze atonda umurongo. Nkundira dusubire iwabo w'amahoro akeye. Reka nkwibutse ko iwabo w'amahoro akeye ari i Muhanga mu murenge wa Nyabinoni. Nyakuru yari ari kwahira ubwatsi bw'inka, gusa yasaga n'uri kureba ibitekerezo. Akomeza kwahira, haza guca umusore nuko aramusuhuza, undi amwikiriza agira ati, muramutse neza mwana wa. Undi ati, yego nyogoko, none se kuri kubyahirira amahoro akeye yagiye. Uwo mukecuru ati, wareka n'iki mwana wanjye, ubu ko nanjye byanyobeye, yagiye kwiga ariko ndabona atazansanga pe. Nawe se ko mananiwe ku munsi wa mbere, aho nyuma y'ukwezi sinzaba naragagaye. Rwose kwiga ni byiza, ariko sinzi ko nzashobora imirimo yo muri uru rugo. Umusore nawe ati, ni ukwihangana, wenda ninjya mbona akanya nzajya nsimbuka nkuzanire ikiba cy'ubwatsi. Buriya umwana si uw'umuntu umwe, ahubwo ni uwa bose. Rero kuba amahoro akeye adahari ntibivuze ko uzicwa n'imirimo kandi duhari. Uwo mukecuru ati, nuko mwana wa, uri imfura nka so rwose. Reka nahire duke maze unshyirire hejuru nzishyire ubu, wenda ndaza kugaruka iki kime kimaze kugabanuka. Naho ku rundi ruhande, ubwo ni mu rugo rw'iwabo wa Kevin, papa Kevin yari yicaye ku ntebe, naho mama Kevin ari kumufungira imishumi y'inkweto. Nuko papa Kevin ati, ariko mama Dudu, kudafunga vuba, ushaka ko nyerererwa koko? Gira vuba ngende, ahubwo ndabona ndi butege moto kuko niyo yihuta. Ikindi kandi nabonye iriya nzira irimo urujya n'uruza rw'imodoka, bityo ishobora kumbangamira nkagerayo nkererewe, kandi nifuza ko ririya soko ritanca mu myanya y'intoki. Mama Dudu, ubwo no kuvuga mama wa Kevin, ati, ndarangije, ngahakira iki gikapu utakibagirwa kandi ugira urugendo rwiza mugabo nkunda. Reka twigarukiraho Kevin n'amahoro akeye bari bicaye mu modoka itwara abagenzi, ndetse bari kugenda baganira. Umusore ati, aho rero nanjye niho niga, ahubwo se uzajya uba mu kigo? Amahoro akeye ati, sha Kevin, ngewe nzajya mba hanze ya campus, gusa byanteye ubwoba rwose.
ariko nta kibazo kuko nzajya mba ndi kumwe na bagenzi banjye. None se wiga mu wa kangahe? Kevin ati ndajya mu wa kabiri. Ahubwo wandangaje nibagirwa kubwira shoferi ngo ahagarare tuvemo. Kevin yahise akomanga ku kirahuri cy'imodoka, maze imodoka igeze imbere irahagarara, bavamo ubundi berekeza kuri kaminuza. Binjiye mu kigo abanyeshuri bose babahanze amaso, ku buryo Muhorakeye yagize ubwoba niko guhita abaza Kevin ati ese ko batureba cyane? Undi amusubiza ko ari ibintu bisanzwe. Muri abo bantu bari kwitegereza Kevin na Muhorakeye harimo abakobwa babiri. Umwe abwira mugenzi we ati baramugutwaye uwo gacwa we, ubusore bigira ute? Ni ubwa mbere mbonye uriya musore ari kumwe n'umukobwa, rero birantunguye. Mugenzi we ati umva, njye ndabizi neza ko uriya ari uwanjye. Urabona koko ndi mubi ku buryo uriya mukobwa usa n'umunyacyaro yantwara umusore nkunda? Wasanga uriya mukobwa ari uwo muri famiye yabo wenda, gusa tazi ko bazadudunumye, ariko ubundi yemera. Kuki umbwiye utyo? Nigeze nkubwira ko nkunda Kevin? Emerance yese akubita agatwenge, arangije ati winsetsa, ahubwo se ninde utazi ko ukunda uriya musore? Keretse wenda utiga muri iki kigo, naho ubundi birazwi pe. Gusa niko n'inshuti yanjye, wirinde gukabya hato utazaseba. Ese ubundi wamuretse? Ku rundi ruhande, aho papa Kevin ari kugenda avugira kuri telefone ati sheri ndagitsinze, ubu za nzu zacu nizo zizaba amacumbi y'abanyeshuri bakiriya kigo. Ahubwo se simperuka Kevin yari yaje hano, reka muhamagare numve ko ari hakiri. Tugarutseho Kevin na Muhorakeye bari, Kevin yahise abona se amuhamagaye, abanza kwanga kumwitaba, nuko bigezeho aramwitaba ati mwiriwe neza papa. Papa Kevin ati harya ntiwambwiye ko ugiye Gikondo sha? Undi amusubira agira ati yego niho narindi, ariko ubu ndi mu nzira ntaho, ahubwo ndabona imbere yanjye hari polisi. Niba ibyo mwashaka kumbwira bitihutirwa mwanyihanganira abaza nkagera mu rugo. Nuko undi nawe ati nta kundi reka nige moto. Kevin yahise ashyira telefone ku ruhande, nuko Muhorakeye ati ese kubeshye papa wawe? Ubwo abimenye ntiyakumirira nabi. Kevin ati fasha, uyu musaza agira amahane, ubu wasanga yari agiye kumbwira ngo njye kumufata, kandi urabizi ko imodoka nisize Nyabugogo. Rero mubwije ukuri ashobora kuntegereza akambura. Ahubwo rero reka ntahe, buriya tuzasubira ubutaha. Muhorakeye ati ariko menya telefone utayikubye, ndi kumva amahoni muri telefone. Kevin arebye asanga nibyo, ahita ayikupa, se ahita avuga ati mana we, noneho ndagowe, ubu se ndamubwira ngo iki niba yanyumvise koko? Turampamagaye ni ukuri. Iri ni ryo herezo rya episode ya 2. Nkundira tuzabane muri episode ya 3. Kora subscribe kugira ngo tuzabane neza. Mwakoze cyane kandi Sam Story arabakunda.